igitaramo cya DBN na East African Party. Icyambere nuko nkuko mubizi hari ahantu haba haragenewe gukorera igitaramo. Kigali Arena ni hamwe mu hantu hagenewe gukorerwa ibyo bintu. Icyo gihe rero iyo bisabye gukoresha igitaramo niko kuri the East African Party members cyangwa organizers niko babigenje. Icya kabiri no ugena gahunda nyine y'amasaha uzasoreza. Nta ruhare polisi bifitemo. Polisi inshingano zayo no kuza ikubahiriza umutekano ikawucunga, abantu bakaza bakinjira bakabaho umudendezo bakarinda basohoka bakagira amahoro nkuko bisabwa. Ku kijyanye rero no kira gitaramo nyirizina nta ruhare na rumwe nkuko polisi yabigaragaje yabigizemo bwo gutanga amakuru yuko Ben agomba kujya kuri stage niba ari stage huti cyangwa karimba huti ku buryo byamuteye igihunga bwa mu buryo bw'amagambo polisi yabwiye umuntu bwa mu buryo bw'ibikorwa cyangwa mu buryo bwo kugaragara ku mashusho. Icyo turagihakana kandi ejo twarabigaragaje, ariko nkuko mwabikurikiranye Janvier nuko abashinzwe kuba barateguye icyo gitaramo bahise babivuga yuko nta gitutu polisi yagize, ahubwo twari dutegereje ko abantu benshi bari batangiye gushyira polisi mu majwi bane barivuye bati apologies, turasaba yuko twahise tugira amarangamutima tugatangira gushyiraho polisi kubivuga ibitakoze, ariko ntabwo twabikoze. Yabona Ben yarabisobanuye, ariko burya ikiba kigaragara nuko izi mbuga nkoranyambaga ni communication dukora cyangwa se bitumano dukora, abantu bagomba kuryitondera ukajya kwandika ikintu ukayishyira ku rukuta rwa Twitter ufite abantu 3,000 cyangwa 2 cyangwa 10 bagukurikira, wabanje kukitondera ingaruka kiri bugire, kuko mu isegonda imwe urabonye responses nk'igihumbi, abagutuka abagira bate abakugaya abagira bate. Ntabwo biriya bintu byari ngombwa ejo. Nta ruhare rero polisi yabigizemo, nagira nkivuge none nsubiremo, ngira ngo mwabonye ko tunabaza yuko ahubwo basobanura impamvu batubeshyira ku mugaragaro ku manywa y'hango, ariko basabye imbabazi. Iyo umuntu yibeshye agasaba imbabazi numva nta kibazo.